Muraho neza cyane abakunzi bacu, abakunzi b'igikoni, abakunzi ba Chef Jeannine, tubahaye ikaze kuri Kitchen Care. Mumeze mute? Twizere ko mumeze neza. Hari abakunzi bacu badusabye ibintu bigiye bitandukanye muri comment, turabisoma kandi turabasubiza iyo tubona bishoboka rwose. Niyo mpamvu uyu munsi tubona afite ibirungo by'amoko atandukanye byinshi, turashaka gusubiza abakunzi batandukanye badusabye ko twabereka ibirungo by'amoko atandukanye by'ingenzi. Ntabwo twazanye byose bibaho, twazanye iby'ingenzi umuntu atagomba kubura mu gikoni cye. Hanyuma tugiye kubasobanurira uko bikoreshwa, aho bikoreshwa, akamaro kabyo bimwe na bimwe. Hanyuma namwe muzagerageza kubikoresha mu gikoni cyanyu, cyane cyane abantu bakunda igikoni nk'uko nanjye ngikunda. Ni karibu rero, reka dutangire. Ndahera ku bijya muri firigo kugira ngo mpite mbisubiza muri firigo bitarangirika. Hano mpafite mutarde de Dijon, nayikuye muri firigo, ifite utuntu tw'utuzi. Nimbere muri kamera neza ntabwo mbizi, muri kwireba neza. Mutarde de Dijon ni ikintu cyiza cyane, nimba nakita ikirungo ntabwo mbizi. Ni paste nkuko tomate bimeze, niko na mutarde de Dijon ibimeze, cyangwa se mustard. Ni nziza cyane rero ku buzima bwacu. Twanayikozeho ikiganiro muri Kitchen Care, kambe nyisubije muri firigo, kuko iyo umuntu ayifunguye biba byiza yayisubije muri firigo. Iyo atayisubije muri firigo ashobora kuyimarana nk'iminsi 5 nta kibazo iragira, ariko kurenga izo minsi 5 ntabwo ari byiza, keretse uyiteretse muri firigo ho yamara n'amezi 5 nta kibazo. Mutarde de Dijon rero ni ingenzi cyane ku bijyanye no kumarina inyama, cyane cyane inyama zifite ibinure cyangwa se inyama zikomeye, kubera ko igabanya ibinure. Hano hasi kuri munsi ya subscribe ho gatoya ahabanza muri comment turaza gushyiraho ikiganiro cya mutarde twakoze. Mumenye ibyiza bya mutarde, mumenye uko wayikoresha, mumenye ibibi byayo, uko nabyo bibaho. Hari abantu batajya bayirya kubera ko wenda bagira allergie yayo. Umugore utwite si byiza kuyikoresha cyane, abanza akabaza muganga we. Abana batoya se bato cyane batarageza umwaka ntabwo bemerewe kuyikoresha. Urumva ko rero ni byiza ko mureba icyo kiganiro mbere yo kubanza kuyikoresha. Njyewe rero mu gikoni nyikoresha nkunda kuyikoresha cyane ndi kumarina inyama. Ndayifata nkashyiramo soya sauce, nkashyiramo ibindi birungo bigiye bitandukanye bitewe n'icyo ngiye kumarina, nimba ari inkoko, nimba ari inyama, nimba ari ifi. Cyane cyane ari inyama zikomeye ndabanza nkabimarina, nkabimazamo amasaha arenze 2, cyangwa se bibaye byiza nkamara isaha yose nabishyize ijoro ryose. Nkayimarina nijoro ngiye kuryama, nkayiraza muri firigo, ejo akaba aribwo mbiteka. Inyama ziroroha, ziraryoha, ituma ibiryo biryoha. Hanyuma ku masarade rero nkunda gukora sauce vinaigrette irimo mutarde. Ni nziza cyane kubera ko igabanya ibyo binure byo mu nda. Ku bantu bashaka kunanuka mu nda ni byiza kuyikoresha. Kera tukiri abana twajyaga dukora sauce vinaigrette irimo ibitunguru byinshi, tugashyira hejuru y'ibirayi bitogosheje, biraryoha. Ndabibatuye. Reka dukomeze, nzagenda mbibereka buhoro buhoro uburyo ngenda nkora amasauce vinaigrette atandukanye arenze 10 nkoresheje mutarde. Sinjya nyibura mu masauce vinaigrette yose nkora, sinyabura mu mutarde na kavinegre cyangwa se ndimu. Turakomeje. Iyi ni vinegre isanzwe yandi y'umweru, nkunda kuyikoresha cyane mpanagura ahantu ndi gukorera. Mbese irafasha ku bijyanye n'isuku. Ahandi nikoresha, sinkunda kuyikoresha cyane mu byo guteka cyangwa mu masosi, oya, nkunda kuyikoresha mu bijyanye n'isuku cyane. Ahandi nikoresha harya ubwo ni hehe? Iyo ntafite indimu cyangwa ntafite andi mavinegre ndayikoresha muri sauce vinaigrette ari yo gushyira muri salade. Ndumva ari aho nkunda gukoresha vinegre cyane. Mu bijyanye n'isuku mva ndayikaraba mu ntoki ngiye gukora ibintu by'isuku. Mbese vinegre irafasha ku bijyanye n'isuku pe, iranakesha, ni nziza. Hanyuma ikindi nkoresha ni soya sauce nayo nkunda kuyikoresha cyane, nayo muri marinade, kumarina ibintu bigiye bitandukanye. Za nyama nababwiraga biri kumwe na mutarde. Soya sauce rero nkunda kuyikoresha iyo ndi guteka amasosi atandukanye, nkunda
kuyongera mu masosi bigahindura ibara kandi ituma ibiryo biryoha kuko imera nk'amagi ukuntu igira umunyu mwinshi. Rero si byiza gukoresha nyinshi ariko ntabwo yakagombye kubura mu bintu byawe, mbese mu birungo byawe ni byiza kuyigira kubera ko irafasha cyane ku masosi, ituma isosi ihindura ibara ikaryoha. Ni ingenzi rero nayo. Turakomeje, dore ikirungo kindi nkunda cyane ntashobora kubura mu rugo ni curry powder. Curry powder nkunda kuyikoresha mu imboga z'amoko yose, haba isombe, dodo, epinari, amakujete, amashufleur, brocoli, imboga zose iyo wongeyemo aka curry powder n'udushyimbo dukanze ugashyiramo iyo curry powder mva ni perfect. Curry powder nk'uko iyo ugiye guteka ifi uba utagomba kubura fish masala kugira ngo ni ikirungo nyine cy'ifi cyagenewe ifi, bagikoreye ifi uba ugomba gushyiramo fish masala. Ni kimwe rero nuko iyo ugiye guteka inkoko ukoresha chicken masala, ni ikirungo cyagenewe inkoko. Haba isosi y'inkoko uyishyiramo, haba inkoko yose uburyo bwose ngiye gutekamo inkoko marinisha ya sauce ya moutarde nababwiye nkashyiramo na chicken masala. Nimba ari ifi ndamarina nkashyiramo fish masala. Niba ari beef inyama y'inka ndamarina nkashyiramo beef masala. Nimba ari imboga ndamarina nkashyiramo curry powder. Mbese nicyo kirungo ngiye nsimbuza ibi: ifi fish masala, inkoko chicken masala, inyama z'inka beef masala, hanyuma ku mboga nkakoresha curry powder. Nuko ngiye mbigenza, hanyuma nkakurikizaho royiko sinjya nyibura mu gikoni cyanjye, ndayikunda cyane kuko ni ikirungo cy'isosi cyiza. Amasosi yose ngiye gukora, marinade yose ngiye gukora, donc iyo ngiye kumarina ibintu byinshi nkunda gukoresha royiko. Royiko igira umunyu, ni byiza kuyikoresha ariko ukagabanya quantité yayo. Ni kimwe no kuri soya sauce nabwo ugomba gushyiramo gake cyane, igira sodium nyinshi kandi ntabwo tuba tugomba gukoresha sodium nyinshi ku munsi. Ubwo rero muzarebe ikiganiro twakoze ku munyu, nimba nacyo turi bugishyireho simbizi, muzakireba ariko kuri kitchen care muri amavideo twakoze hasi cyane hari umunyu, kandi mva ndabinginze icyo kiganiro muzakirebe. Dukeneye kukireba kiriya kiganiro n'ubushakashatsi twakoze bwizewe. Muzambabare mujye kuri channel yacu murebe ahanditse ngo umunyu akamaro kayo n'ibibi byawo. Muzabona ko tutagomba kurya umunyu urenze amagarama 5 ku munsi. Ubwo rero nimba tugiye gukoresha ibirungo tuba tugomba kugabanya umunyu twakoresheje, hanyuma tukagabanya n'ibirungo birimo umunyu nka royiko na soya sauce. Hanyuma iki ni Spanish paprika. Paprika ndayikunda cyane, ni na nziza ku buzima bwacu kuko ikozwe muri ibi bell pepper bitukura, bya bipoivro by'umutuku. Kandi poivro z'umutuku zigira vitamine ntashobora kubara, nyinshi cyane. Hanyuma rero paprika nkunda kuyishyira mu isosi, muri marinade naho nyishyiramo. Mva nzabereka umunsi umwe na marinnye nk'inkoko, murebe ibirungo byose nshyiramo muri marinade yanjye. Paprika rero ntiburamo kuko inatuma bihindura ibara kuko iratukura. Ubwo rero ndabikunda cyane kandi ni nziza, ntabwo ari ikirungo kibi, ntabwo tukibujijwe icyo rwose. Si nka soya sauce cyangwa za magi cyangwa za royiko, oya. Iyo ni nziza ku buzima, waba urwaye waba utarwaye, ni ingenzi cyane. Hanyuma ikindi kirungo ntajya mbura mu gikoni cyanjye ni muscade. Muscade ni nziza cyane ku buzima, mana we, ahubwo ndumva twazayikoraho ubutaha kugira ngo mumenye ibyiza bya muscade. Muscade rero nyishyira mu birayi. Muscade nkunda kuyikoresha mu birayi, nkunda kuyikoresha muri sauce blanche cyangwa se bechamel. Sauce bechamel nzayibereka nariberetse ariko nariberetse igihe nakoraga sauce igihe nakoraga ibirayi gratin, igihe nakoraga gratin dauphinois mwarayibonye, narayikoze nabanje kuyibereka. Ariko mu masosete menshi atandukanye nkunda kuyikora no muri gratin de chou-fleur nabwo muzayibona. Ubwo rero ni nziza cyane ku buzima bwacu kuko ni ikirungo cyiza Imana yaturemeye, ntabwo ari byandi bakora muri mama produit chimique, oya. Iyi ni ikirungo Imana yaturemeye, ni kimwe n'iki, ni kimwe na black pepper. Ntabwo bavuga ngo black pepper ni mbi, oya.
ni ibirungo byiza tuba dukeneye mu buzima. Black pepper yo noneho ifite akamaro cyane, kambabwira aka kantu iyo uvanze, nayikuye mu kantuze, nayiguze mu gashashi kwa kundi umuntu ayigura ku biro, dore ishizemo, yitwa turmeric cyangwa icyo twitaga ikinzare kera cy'umuhondo, murayibuka? Turmeric iyo uyivanze na black pepper mu gitondo mu mazi ashyushye, ugashyiramo turmeric akayiko kamwe gato n'agace k'akayiko ka black pepper, bifite ubushobozi bwo kukurinda kubyimbirwa cyangwa se uruhurirane rw'indwara bitera inflammation mu mubiri wacu. Ibi bintu bigize rutine, niba umuntu w'umutayeri ukunda kubyimba ibirenge, mvuze umutayeri kuko nzi abamama benshi inshuti zanjye b'abatayeri babyimbye ibirenge, abantu bakora bicaye, birirwa bicaye, abantu birirwa bahagaze nkanjye, mbese iyi ni rutine tuba tugomba gukora byibuze nka 3 mu mwaka cyangwa 4 mu mwaka, tukabikora nk'ibyumweru 2. ukavuga uti mu kwa mbere kugeza mu kwa 4 nafashe ibyumweru 2 nkora iyi rutine ya black pepper na turmeric, bikora ibyumweru 2 ntasiba, mu gitondo na nimugoroba mu mazi ashyushye, mu cyimbo cyo kunywa icyayi ukanywa ibingibi black pepper na turmeric. Bifite ubushobozi buhambaye cyane bwo kugabanya uburibwe n'ububyimbirwe cyangwa inflammation, ni anti-inflammatoire irenze kunywa ibuprofene 12. Okay, turakomeje. Iki ni ikirungora oya, ni umusemburo witwa, mfungure mbereke, uyu ni umusemburo bita pakimaya. Pakimaya nkunda kuyikoresha kuri pizza, nkayikoresha mu mugati, mu macapati atandukanye, mu mandazi. Ni ingenzi cyane kuwugira mu rugo kuko hari ukuntu umuntu abyuka agahita avuga ati nta mugati mfite, reka ngukore, kubera ko umugati ari iminota mikeya cyane, utarinze kujya kuri botike. Rero ni byiza kuba ufite mu rugo, ukawubika mu kantu gapfundikiye neza gatuma umwuka udasohoka, ubundi ugatereka muri firigo. Niyo utatereka muri firigo nta kibazo, ugatereka ahantu ushyira ibirungo. Rero ntukabubure mu rugo iwawe, kuko imigati nagiye mbereka itandukanye, nizere ko muzajya mukora imigati itandukanye mu rugo ntabyo kuyigura. Mutangira rero na capamandazi, yo imera nk'ifarini, murayizi, ntabwo imera nk'iriya pakimaya. Capamandazi nkunda kuyishyira mu mandazi, hari n'amarasete atandukanye nkunda kuyishyiramo kugira ngo bibyimbe. Iyo nshaka ibintu bibyimba byose, mu makeke nkoresha baking powder cyangwa se capamandazi, bigahita bikurikirana na bicarbonate, ariko yo sinkunda kuyikoresha cyane, ndayitinya produit chimique najya mpfa kwizera, ariko kameme ntabwo mpfa kuyibura mu rugo kuko inafasha mu bintu byo gusukura ibintu. Bakundi sink iba yaranduye cyane, ukayivanga na vinegere y'umweru, ukabishyira ahantu nk'iminota ingahe, ubundi ukazana kogesha n'isabune ugakuba, irakesha cyane. Ubwo rero hari igihe inyishyira muri keke mu cyimbo cy'akunyu, ariko ngiye mprefera kunyu. Hari n'umukunzi wacu numvisha tubwira ngo ayishyira mu gasosi k'inyanya kakandi ka marinara naberetse, ariko kubera ko mba nkatekeye abana ngiye sinkunda kuyikoresha, mprefera gushyiramo ubuki mu isosi y'inyanya kugira ngo kiriya kintu kihari, buriya se acidite y'inyanya igabanuke. Ubwo rero hari abaprefera gushyiramo bicarbonate, ariko nabwo ukoresha agace k'akayiko. Urumva ni akantu gake cyane ufata gutya, ni ukuyirinda. Ushatse ntiwanayikoresha cyane, ariko hari igihe ikenerwa pe, hari igihe ikenerwa. Hanyuma ngeze kuri cumin. Cumin ni ikirungo nkunda cyane, cyangwa cumin. Wanjye ntibayikunda cyane, dore iracyuzuye, ngira abapika sinzi, ariko njye ndayikunda cyane. Nkunda kuyikoresha ku bishyimbo, ku mvange, ku mashaza, ku bitonore. Ni ikirungo cyiza cyane. Hanyuma nkakunda no kugikoresha mu ipirawu, kwa kundi iyo utetse ipirawu, nta pirawu masara mfite yaranshiranye, ariko ntacyo abenshi barayizi. Iyo ushyizemo pirawu masara mu muceri nyine, iyo ntetse pirawu nshyiramo pirawu masara, nshyiramo cumin, sinshaka kuyibura. Hanyuma nkashyiramo black pepper mu pirawu, nkahita nshyiramo iki kindi nshyiramo mu pirawu yanjye: cumin, black pepper, pirawu masara, oregano. Yo nta hantu ntayishyira, murabizi, musige mwarananyise madamu oregano. Rero nkunda kuyikoresha cyane. Cumin ni nziza cyane, ni nziza ku buzima by the way.
ni nziza ku buzima ko n'ikirungo Imana yaremye kigira imbuto zigiye zitandukanye, urazisya no mu muceri umuntu azinagamo, ni ikirungo cyiza. Mu dushyimbo kirahumura, mu mashaza umva kiba kiryoshye pe, bituma bihumura neza bikanaryoha. Ikindi kintu najya mbura mu rugo noneho cyane cyane cinnamon nayo ni ikirungo Imana yaremye cyiza. Niyo mvuze ngo ikirungo Imana yaremye, ubwo mba mvuze ko atari bya bindi bakoze muri labo. Ni ikirungo Imana yaremye, wenda kuko ari utuntu tuba dupfundikiye barabisya wenda bagashyiramo akandi gaproduit chimique ko kuzatuma bitinda, ariko ntabwo ari bibi pe, ntabwo ari bibi, biradufasha, birafasha mu buzima cyane. Cinnamon ni nziza, ahubwo reka tuzayikoremo ikiganiro. Ibiganiro byabaye byinshi, umva tuzayibakorera. Ni nziza cyane, nkunda kuyishyira muri keke, murabizi, nkunda kuyishyira mu cyayi. Iyo utetse icyayi cy'amata ugashyiramo akavangira na cinnamon, kiba kiryoshye, muzagikore mwumve. Cinnamon rero nayo sinjya nyibura mu rugo. Ibirungo rero ndabirangije, mugira ikibazo muzambaza. Oregano nyishyira muri bino bintu byose nkunda gukora, birimo amafromage, biri gratine au four, nkunda gushyiraho aka oregano hejuru. Amasosi yanjye yose aba ari oregano, barimo oregano, mbese uretse n'imvange menya nshyiramo oregano. Marinade zose nkora, sauce salade zose nkora haba harimo oregano. Ni n'ingenzi mu buzima, urumva ni ibyatsi bafata bakabyumisha bakagira, ni iby'Imana yaremye nabyo. Ikindi kintu ntajya mbura ni tungurusumu cyane mu biryo byanjye, ntawe njya mbura tungurusumu. Sinjya mbura, mujye mukunda kuba mufite ibitunguru byinshi. Igikoni buriya ni tungurusumu nyinshi, ni ibitunguru bihagije. Poivron sinjya nzibura, seleri, puwaro, bya bindi byose nyine byo mu isoko twigurira bisanzwe by'ibirungo, ni byiza cyane nabyo. Ntago nabizanye hano, ariko nabyo nkunda kuba mbifite cyane, ubundi nkitekera ibiryo biryoshye, abana bakishima, abo ntekeye bakishima, igikoni kigahumura. Murakoze rero, reka ndekera aha. Undi uzagira ikibazo ku bijyanye n'ibirungo ajya mbaza. Dufite groupe ya WhatsApp, dufite nimero yanjye nayishyizeho, mwarayibonye, mujye mumpamagara mumbaze, mumbwire umuti ese iki n'iki nkikoresheje ko nshaka gukora iki. I'm ready for you. Ndabakunda cyane kandi namwe naribonye ko mungaragariza urukundo. Kansoreza aha rero, naho ubutaha muzambwire uko mwabikoresheje, mba byararyoshye, muzambwire mba mwarabiguze. Uzajya ari no video ku isoko, ugenda ubabwira uti ni mu iki kirungo, mu iki ibirungo birahari ku isoko hose, si ngombwa supermarket. Yewe na motari dirahari muri boutique zisanzwe. Sawa rero, naho ubutaha, ndabakunda cyane. Bye bye, mwari kumwe na Chef Jeannine, naho ubutaha. Ciao.